Mwiriwe bene data, inshuti zanjye bakundwa, twiyemeje gukora imirimo dushinzwe isi yacu tukazayisiga ari nziza kurusha uko twayisanze, by'umwihariko twihaza mu biribwa, kongera imibereho. Uyu munsi rero naje kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo dutungwe n'ibyo dufite. Dutungwe n'ibyo dufite mu mibereho yacu ya buri munsi. Kugira ngo umuntu atungwe n'icyo afite, hari ibisabwa kugira ngo ugire n'icyo ngicyo kigomba kugutunga. Ikigomba kugutunga nta kindi nicyo wakoze. Umusaruro w'ibyo wakoze n'ugomba kugutunga. Turi kuri rwa rubuga rwacu rwa twongera imibereho. Twongera imibereho, twongera imikorere, twongera umurimo, twongera imbaraga zacu, twongere kurama. Kurama hari igihe bijya bikomoka no ku byo turya, cyangwa se ibyo tushyira mu mibiri yacu bitandukanye. N'ibitekerezo bishobora gutuma umuntu arama, ushobora kugira ibitekerezo bibi bigatuma umusaza vuba. Ariko ijambo nyamukuru, insanganyamatsiko y'uyu munsi, dutungwe n'ibyo dufite. Ese birashoboka ko umuntu yatungwa n'ibyo afite? Umuntu agatungwa n'ibyo afite? Iyo umuntu yavuze ngo umuntu atungwe n'ibyo afite, bishatse kuvuga ngo umuntu atungwe n'ibikomoka mu mbaraga ze. Wirebe ibya mugenzi wawe ngo utekereze ko ari byo bizagutunga, cyangwa wirebe iby'inshuti yawe ngo utekereze ko ari byo bizagutunga. Tekereza ko uzatungwa n'ibikomotse mu musaruro w'imbaraga zawe, mu musaruro w'ubwenge bwawe. Kubaho muri ino si biradusaba kurya, biradusaba kunywa, biradusaba gukora ibikorwa ngororamubiri, amasiporo atandukanye. Ariko ibyo byose bikomoka mu kugira ngo tugire ubuzima bwiza, bikomoka mu biturimo. Dutungwe n'ibyo dufite. Ufite iki? Njye mfite iki? Hari umuherutse kunsetsa arambwira ati ariko ati Abanyafurika turi gucika ku ntego. Imana yaravuze ati tubyare twuzure isi, tumere nk'umusenyi wo ku nyanja, hasigaye Imana iduha umugisha. Ndamubwira ati rwose nibyo, nanjye nk'umupasiteri, nk'umukondo uvuga ijambo ry'Imana, Imana yaravuze ati tubyare twuzure isi, tumere nk'umusenyi wo ku nyanja. Ariko maze iminsi ndi kwibaza ikibazo, isi tugomba kubyariraho ni iyihe? Aho sinzabona isi ya Veronica cyangwa ya Marie Louise cyangwa y'umuturanyi runaka ngatekereza ko ari isi yanjye. Oya, hari isi Imana yangeneye ngomba kuzuza, narangiza kuyuzuza ngashimira Imana. Kandi naba ntayifite, mbere y'uko nuzuza isi nkabanza nkayishaka. Kuko ni bimwe mu bigomba kudufasha kubaho, ni bimwe mu bidusohokamo kandi bigomba kudutunga. Umuntu rero yavuze ati gutungwa n'ibyo ufite harimo ibyo kurya duhinga, dusarura, tugura mu isoko, amafaranga dukomora ku mushahara, amafaranga yandi njya mvuga y'amaronko y'impitagihe, fashanyo. Ibyo byose ntibishobora kudutunga. Ariko ibitugirira umumaro mu gihe tubishakiye nibyo dufite, nibyo tudashakira kure, nibyo tudashakira ku muturanyi, nibyo tudashakira mu isoko, nibyo tudashakira mu masoko mvamahanga, nibyo dufite. Ufite iki? Mfite iki?
icyo ufite icyo ngicyo ako kanya nicyo gishobora kukuramira mu gihe wagera mu kaga. Igihe icyo ari cyo cyose umuntu agomba gutekereza ati mfite iki. Muri twongera imibereho rero kuri uno mugoroba ko navuze ati dutungwe n'ibyo dufite, nagumye gutekereza cyane kuri iki cyorezo cya coronavirus cyaje gutya kirakubita nk'inkuba ikubise mu bantu. Umuntu utari ufite icyo afite mu nzu, mu murima, munsi y'urugo, byari ibibazo bikomeye. Gusohoka ntibyari byemewe, na n'ubu ndetse hari aho bikiri. Ya maronko y'impitagihe rero cyangwa se ya maronko ataramira urembejwe n'inzara, hari bamwe yagiye ibafatiranya n'iyi ndwara ikanabahagura. Ariko uyu munsi byatumye ntekereza ngo mbese muri twongera imibereho yacu, kuri iyi sheni yacu ya twongera imibereho, kuki tutashakisha ukuntu tugira ibyo dufite, ko tutazi ejo buzacya bimeze gute. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo bucya bucyana yandi. Gutungwa n'icyo ufite, nanjye ngatungwa n'icyo mfite. Natangiye ndi kurya ku mbuto yanjye mpinga hano mu mbuga y'urugo. Nkunda kubwira abantu ko mba hano mu Burayi, ariko ngira mpinga imbuto zitandukanye. Ubu ngubu twageze mu gihe cyo guhinga, murabona ko nanabyambariye. Mva ku kazi ngahita nambara imyenda y'akazi, hasigaye nkareba munsi y'urugo hari ikintu bajya bita akarima k'igikoni. Nanjye naragerageje ngo ngakore, njye mbona karoti, njye mbona ibitunguru, njye mbona dodo, njye mbona ibihaza, njye mbona ibigori bya mbere birya by'umuganura, njye mbona imboga zitandukanye n'isogo. Nanjye mba umwe mu bantu wo kureba ngo mbese uretse akazi gusa umuntu akuraho amafaranga, ko bibaye ngombwa ko nguma hano mu rugo iwanjye gusa, nabaho gute? Mbore n'imboga? Oya. Izuba rive njye kugura imboga munande mu isoko? Oya. Nzazibura mu gihe cy'imbeho, ariko mu gihe cy'ibihe byiza nanjye nzaba nzifite. Njye kugura ibitunguru? Oya. Dutungwe n'ibyo dufite. Ubu rero twamaze kugera mu gihe twebwe hano iwacu cyo gutangira kureba mu karima k'igikoni, tukareba ukuntu twakongera kukabungabunga, tukagagarura umurongo. Ibihe by'imbeho bitangiye gukendera, kandi ari nako tugumya no gucungana n'iki cyorezo cya coronavirus. Ngira ngo abahanga bavuga kuko iki cyorezo cya coronavirus no kurya neza indyo yuzuye iri bimwe mu bintu bituma umubiri wiyubaka ukabasha guhangana n'iyi virusi. Rero niyo mpamvu navuze ngo hano muri iki gihe imirimo yagabanutse cyane. Turebe ibyadutunga, aba ari byo uyu munsi twerekezaho amaboko. Wireba kuri diplome yawe, ko diplome birashoboka ko uyu munsi ushobora kuba yicaye hariya udafite ofisi uyijyanamo, kubera ko imirimo yose yagarutse mu rugo. Aho mu marembo y'urugo cyangwa mu gikari wawe ntihamaze kuba ikinani n'igisaka, ni wirwa wirebera kuri computer, wirebera amakuru, wirebera, nabyo bigira umwanya wabyo. Ariko mu gutungwa n'ibyo dufite duhera iwacu mu mbuga. Hano tuye, uri umuntu witwa umuhinzi, uri umuntu rurangiranwa, uri umuntu ubaho n'abantu bose, uri umuntu muri make twita umukire. Uri umuntu w'umukire kuko uri umuntu ufite ubushobozi bwo kugaburira akarere kanini. Ariko natwe tutari abahinzi, tutashobora kugira ayo mahirwe yo kubigeraho, kuko bisaba imbaraga zindi n'ubushobozi bundi wenda tutabasha kugeraho. Tureba gato dufite mu marembo y'urugo, mu gikari, tukakabyaza umusaruro. Niho nyine nkura imbuto nk'izi ngizi nkazirya, nanjye nkubaka umubiri, nkajya ku kazi meze neza, ngatunga nanjye n'ibyakomotse mu karima k'igikoni. Witeguye gutungwa n'ibyo ufite, utazavuga ngo nta sambu ufite. Hano duhinga mu nzu, duhinga hanze, duhinga bitewe n'igihe. Rero
iwacu navuze ko Imana yaduhaye umugisha. Uwo mugisha tugomba kuwubyaza umusaruro uko byagenda kose. Hari igihe usanga umuntu afite igikari kinini yagiteye ibihuru gusa, ibigunda, nyamara buri mugoroba afata agatebo akajya kuri soko Muyinga kugura dodo, kugura amashu, kugura itomati, rimwe na rimwe akanikopesha. Hari ibyibanze twakagombye guhinga muri ka karima kacu k'igikoni. Ntabwo ari njyewe ubyigisha, nzi ko ari benshi babivuga, ariko uyu munsi nanjye naje komerezaho abandi ngo dutungwe n'ibyo dufite. Wigaya ibyo ufite. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo ugayibye abyibiramo. Ndabashimiye rero, mbakangurira kugira ngo gato ufiteho mu gikari muri iki gihe cyaguma mu rugo, menya ngo gashoboye kugutunga, bakabyaza umusaruro, ukakuhirira, ukagafumbira, ukagira imboga z'uburyo bwose, vitamine zikaba ziri iwawe, ukihaza mu buryo utatekerezaga. Ya mafaranga wajyanaga muri seko Muyinga ya nimugoroba ukayakoresha ibindi. Dutungwe n'ibyo dufite bikomoka mu mbaraga zacu. Niko mbifuriza kuri uno mugoroba. Nizera neza ko muzampereza ibitekerezo kuri iyi gahunda niyemeje twongera imibereho, dufatanyirize hamwe nk'Abanyafurika, twe gusindagizwa, dutungwe n'ibyo dufite. Imana yaduhaye umugisha. Murakoze. Twibagirwe kwiyandikisha. Ubonye unejejwe n'ibiganiro nkora kuri twongera imibereho, kora subscribe, kore like, shireho igitekerezo cyawe, commentaire. Ahasigaye duhuze urugwiro, dufatanyirize hamwe. Afrika yacu tuvuge ngo oye, Afrika yacu tuvuge ngo ikirere cyiza Imana yaduhaye tukibyaje umusaruro. Gato Imana yampaye nkabyaje umusaruro, ntekereze kuzakongera mpereye kuri gato. Italanta Imana yaduhaye twe kuyifata ngo tuyizike, ahubwo reka tuyibyaze umusaruro. Imana izasange italanta yacu yarakuze, yarungutse, asigaye Imana iduhereze umugisha. Yankunda kuvuga ngo tuzagende mu ijuru tumeze neza. Murakoze, ndabashimiye. Mugire umugoroba mwiza, dusubire ku murimo.